nataha bikatwishimira ariko byinshi muri byo birangira n'ubundi natwe tubibereye sekibi kuko hari ibipfa urupfu rw'agashinyaguro twabyishe, hari ibindi bipfira ahandi twananiwe kubirya tukariha abandi ngo biturire kubera ko bwo kubabara. Uwo muntu nadatekereza kukwiba azatekereza iki? Umuntu nadatekereza gukora mabi azatekereza iki? Ariko mu gihe twese mbere navuga bibaho ari nicyo kiremwe cya mbere kibaho, kwa ko nujya kureba ugasanga mu mateka yabayeho nta nyamaswa yigeze ibikora. Kuko urayiguze, urayizanye, urayahiriye, urayigwiraguye, mbese igubwe neza ngije kubana n'abantu, izi ko nayo izagira iherezo ryiza, izi nyine nta nubwo ibizinguye Sinaguhaye ikaze cyane hano kuri Ibura Rwanda, by'umwihariko kuri wakoze subscribe uri umuntu watanje. Uyu munsi tugiye kuganira ku cyigisho nabateguriye gikomeye cyane hagati y'umuntu n'inyamaswa. Ese ko duhora tuzibeshya urukundo tudafite, tukazibeshya tukaziguyaguya bikarangira ari twe tuziyiciye, biterwa n'iki? Ese twiyibagije ko turi abantu? Ibyo bintu mpora mbivuga, muri iyi sosiyete tubayemo ihora idushishikariza kwibagirwa cyangwa se kutagira ibyo tumenya, tukirukira ibintu bidushimisha by'ako kanya ariko tukiyibagiza aho duturuka. So stay tuned, tugiye kubigarukaho, ariko mbere y'uko tubigaruka hari video nshaka kubanza kukumvisha kugira ngo tubanze, nyuma y'iyo video tubanze dukomeze tuganire byimbitse. Ariko mbere y'uko iyo video nyigukinira, kugira ngo mwibutse kubanza gukora subscribe hano kuri Ibura Rwanda, ugashyiraho like, ugashyiraho n'igitekerezo cyawe cy'ukuntu byumva, by'umwihariko ku bintu tugiye kuganira muri iki kiganiro. Ariko mbere y'uko ugira ikintu byumva, wabanza ugashyiramo n'imitima muri comment, kugira ngo njye mbona ko ndi kumwe namwe. Uriya kureba ugaceceka ntabwo aba ari sawa, byaba tukavuga niyo washyiramo emoji, ibyo ngibyo biba bihagije cyane. So n'abatindiye rero, reka mbanze mbumvishe kuri iyo video, hanyuma ubundi duhite tugaruka ku cyigisho nari nabateguriye uyu munsi. Ndakeka kiri buze kugira icyo kibafasha kabisa. Kandebe video aho abantu tubera babishya, kanze video dore ndayibonye. Kanyibakinire. reka tugiye kuri imvugo y'abahanga igira iti if an animal. Ubundi agiye gusobanurira iri jambo, ndagaruka noneho duhite tubikomezaho nyuma, turebere isano iri hagati y'umuntu n'ikiremwa muntu, cyangwa se ikiremwa muntu n'inyamaswa muri rusange. Aho dushobora kuba turi satani kuri zo, dushobora kuba twazibereye nka satani, ahubwo zitabona ahantu zivugira cyangwa se zitabona ahantu zitoborera zikavuga. Twagiye had religions humans will be the devils. Inyamaswa ziza kugira idini cyangwa iyobokamana zishingiraho ubuzima bwazo bwa buri munsi, ikiremwa muntu niwe bakaba yari sekibi w'izi nyamaswa. Nuvuga twebwe abantu twakabaye twebwe satani, ari twe satani kuri izi nyamaswa, kubera ko umunsi ku munsi turazitsinda. Iyo ugiye kureba imijyi imwe n'imwe mu bihugu byinshi bitandukanye, nakubwira ko ku munsi hashobora kubagwa inyamaswa zitari munsi ya miliyoni 89 ku isi yose. Izo nyamaswa zabazwe, ntabwo turareba noneho inyamaswa zitabazwe mu buryo butazwi n'amategeko, izahizwe, zishwe ndetse n'izahemukiye mu buryo bwinshi butandukanye. Ariko nyinshi hari igihe nubwo tuzica, tuba twarabanje kuziyegereza tukabana nazo nk'inshuti, zikaba ziziyenda ko nazo mu rusobe rw'ubunyabuzima nabyo hari ibiremwa tubana nk'ibivandimwe. Byinshi muri byo biranadukunda cyane, bikatwitaho, yewe twanagenda bikababara, bikamenya sense, nuvuga umuhumuro wacu uko duhumura, yewe twanataha bikatwishimira ariko byinshi muri byo birangira n'ubundi natwe tubibereye sekibi kuko hari ibipfa urupfu rw'agashinyaguro twabyishe, hari ibindi bipfira ahandi twananiwe kubirya tukariha abandi ngo biturire kubera ko twabifashemo umutungo wundi. Ariyo mpamvu abahanga bavuze ngo if an animals had religions, humans will be the devil. Kiremwa muntu cyakaba ari cyo nyamaswa mbi, ari we sekibi kuri izi nyamaswa, ahubwo nuko zitagira idini ndetse n'uruvugiro ngo zibashe kwivugira. Ariko nta na kimwe abana b'abantu dukorera ibyo twigeze tubana nabyo cyiza kugeza kuri iyi munota. Okay,
Uyu mugabo bamwita Pike Official, ndamukunda cyane kuko akunda gukora ibintu byiza, tuhakora ibintu nkunda bya hatari. Ariko reka twigarukire ku mubano w'inyamaswa n'abantu. Ubundi twese twaremwe kuri iyi si nk'ibiremwa, ntawe dutandukaniye, haba inyamaswa haba abantu, ntawe dutandukaniye, twese twari ibiremwa kuri iyi si. Ahubwo uko byaje kugenda ni uko twebwe abantu, Imana yaduhaye ubwenge butandukanye n'ubw'ibindi bintu byose. Nicyo kintu yaduhaye. Ubwo bwenge rero tubukoresha mu gushaka inyungu cyangwa se mu gushaka iterambere, ibyo twita iterambere, kugira ahantu ngo dushaka kugera. Ariko n'ubundi nubwo birangira aho hantu tutahageze, bikarangira twigiriye mu mva. Icyo nshaka kuvuga ku nyamaswa, inyamaswa ni inyamaswa zigirira urukundo. Kuko hari uzarebe nk'imbwa zinshi zo muri Kigali ziba zarumiwe, yicaho ikakureba gutya nta kintu yagutwara. Imyengere yayo ukuntu nyicaho nkanayigirira impuhwe kubera ukuntu mba nyibona nyine tu. Avuga ati nk'umuntu wayizanye akayibuza independence yayo, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko twebwe abantu, nitwe bantu babi kurenza nuko izindi nyamaswa zose zaba ari mbi. Ibyo ngibyo njye nzahora mbivuga, turi abantu babi kurenza uko inyamaswa zaba ari mbi. None se hari inyamaswa wigeze ubona yimura imbago? Hari inyamaswa wigeze ubona iroga ubutamikano? Hari inyamaswa wigeze ubona imena ibanga? Hari inyamaswa wigeze ubona igira ishyari? Hari inyamaswa wigeze ubona igambanira inyamaswa ngenzi yayo? Ibyo byose bikorwa n'abantu, nitwe tubikora, nta wundi muntu ubikora, ni abantu. Noneho twarangiza tukarenzaho tukavuga ngo rubanda ni babi. Rubanda ni babi gute kandi natwe turi rubanda? Mbere na mbere tugomba kubanza tukamenya yuko twese turi abantu, tukamenya yuko turi umuntu umwe, kugira ngo tubashe kunga ubumwe, nyine tugire urukundo rwa kimuntu, niko navuga, kubera ko akenshi bikorwa n'abantu. Ibaze niba umuntu cyangwa se reka mfate nk'urugero, zino mbabare ziza ku ngo zacu, zije kudusaba ibintu runaka, akenshi ugasanga n'umuntu aranabifite pe, ariko ntabwo yamufasha ngo kubera ko abona batari kuri level imwe, cyangwa se kubera ko abona hari aho yageze harenze ahandi, nyine akamureka nyine agakomeza muri ubwo buzima bwo kubabara. Uwo muntu nadatekereza kukwiba azatekereza iki? Umuntu nadatekereza gukora amabi azatekereza iki? Ariko mu gihe twese dusharinze tukavuga ati ibyo dufite reka na mugenzi wanjye aboneho, icyo mfite na mugenzi wanjye muheho aboneho, ibyo bintu bizatuma twunga ubumwe. Tureke ibintu bya kapitalizm byo kwigwizaho, cyangwa se navuga kuba amasoko yose cyangwa se ibintu byose ari wowe bifite, noneho abantu bakaba nk'aho ari abacakara. Ibyo bintu njye ntabwo bishyigikiye, ahubwo twakabashe kugira ubumuntu, tukagira nk'urukundo nk'urw'inyamaswa zigira. Inyamaswa buriya zigira urukundo. Inyamaswa, reba nk'urugero nk'imbwa. Imbwa ni inyamaswa ushobora kuzana mu rugo ikakumenyera. Njya ahantu njya haba imbwa, ariko iyo mbwa ntabwo ijya inyibagirwa. Abandi bantu bashobora kujyaho bakinjira ikaba yabarya, ariko ngewe iyo namara igihe runaka nkasubirayo ntabwo yanga, kubera ko yamaze kumenyera, yamaze kumenya, iravuga ati uyu nguyu njya mubona aha ngaha ntabwo namurya. Ariko and then bikarangira ari twebwe tuzihemukiye. Reka mvuge wenda nk'urugero nk'ihene. Ihene ugiye ku isoko, urayiguze, urayizanye, urayahiriye, urayigwiraguye, mbese igubwe neza ngije kubana n'abantu, izi ko nayo izagira iherezo ryiza. Nyine nta nubwo iba izi ngo uyifiteho inyungu cyangwa se ibiki, nyine izi ko ari wowe ije kwibanira n'abantu, nyine nk'inyamaswa ngenzi yayo. Noneho igatungurwa no kubona ya nyamaswa ngenzi yayo ari yigambaniye, cyangwa se ari ibashe kuba yayiroha, cyangwa se n'urugero ukayigurisha cyangwa se ukayitanga ku ibagiro runaka ngo baguhe amafaranga. Mbese twazifashe nk'intuza, nk'imitungo yacu tugomba kugurisha kugira ngo tubashe kugira icyo tubona. Niyo mpamvu usanga abantu ari bo bantu ba mbere navuga babaho, ari nicyo kiremwa cya mbere kibaho, kubera ko
nujya kureba ugasanga mu mateka yabayeho nta nyamaswa yigeze ibikora, ugasanga nk'umuntu aracura intwaro za kirimbuzi. Izo ntwaro ntabwo zigamije kurimbura inyamaswa, ntizigamije kurimbura ibiti, ntizigamije kurimbura ibimera, ntizigamije no kurimbura yewe n'amabuye. Icyo zigamije kurimbura ni abantu. Urukundo ruzava hehe? Ese kuva Kayini yavumbura icyaha cyo kwica, natwe tujye tubikomerezaho twice n'icyo tubonye cyose? Ubundi n'urushishi ari urushishi ntabwo wakabaye urwica, wakabaye urureka rukigendera aho warubona hose ukavuga ati uru nguru narwo ni ikiremwa rukigendera, ariko twebwe ntabwo turemye mu kwica gusa. Ni ukuvuga ngo tugomba kumenya kwiga kubana n'abandi bantu cyangwa se n'izindi nyamaswa, ariko biragoye kubera ko twaje zagiye zisanga mu maboko y'abantu, nyine zisanga zigomba kujya ziribwa, n'ahantu isi igeze ntabwo rero byacika, ahubwo bigoye ko sosiyete yahindura imyumvire ikamenya kubana wenda n'abantu. Reka inyamaswa tuzirege nyine ubwo ni uko byazigendekeye, ahubwo se twebwe ubwacu turakundana? Twebwe abantu ubwacu turikunda? Uretse kwirirwa twiratana dushyira imbere ubwibone, nta kindi kintu twakabaye rwose. Siko umubiri ubora, umubiri rwose ubora mu munota umwe, iyo bamaze kugushyiraho itaka rusororo haba hakurikiyeho kubora, ariko iyo uri kubyiratana isi tuyinyuraho ntabwo tuyituraho. Uba ugomba kumenya ko ugomba kubaho nk'umugenzi wigendera, ibyo nkunda kubabwira. Uzi ukuntu bikorera ukabisiga? Simbabwiye ngo nimukore, ariko n'ubundi gukora ibintu uzagenda utabisize, mu gihe wakabaye warihereye abantu bakabaho neza. None se imbabare nizikomeza kubaho bizakunezeza kugeza ryari? Kuzarisanga na bya bindi waruhiye byose ari ubusa. Buriya umuntu uba ugiye gupfa niba uba uzi agahinda ko kuba yaragiye ashaka ibintu akibagirwa. Noneho umuntu uba utaragiye afasha abantu ngo agire n'umuntu afasha, aravuga ati se nk'ibi byose mba nararwaniye byari iby'iki? Mu gihe inyamaswa zo uzarebe niyo zihuye, niba imbwa ihuye n'iyindi irayireba ikikomereza, ikavuga ati dore uzagenda ugwe ahandi, natwe twisanze mu maboko y'abantu, nibo bazi uko tubayeho, nibo batugenera. Ariko Imana yahaye inyamaswa gusonza idahinga, none twebwe turanasonza tukanahinga. Imana yayihaye gusonza idahinga. N'imbwa ntizikirya, ntabwo yakurya utayendereje cyangwa se ngo ikwikange, ariko twebwe abantu nitwe babi tu, nitwe babi. Igihari ni ukubanza tukamenya ko tugomba kugira urukundo, tukagira ubumwe, tugaharanira kugira urukundo rutibanze, kuko simvuze ngo niwe wikunde, ariko ubanza ukunda umuntu mugenzi wawe. Niba muturanye umenye uko yaramutse. Ibintu byo kuvuga ngo twinjiye ngo mu iterambere, ngo ibintu ngo byimukiye kuri social media se ziruta abantu. Ushobora gusanga dufite n'imibare myinshi kuri social media, ariko ugasanga muri abo bose upfuye nta n'umwe uza. Si ibyo kubimenya gusa nta kindi. Abantu turi babi, turi babi. Nta nyamaswa nzi nge yabikoze, nta n'iyo nzi yigeze ibikora uretse twebwe tu.
duharanire kugira ubumwe, duharanire kugira urukundo, ibyo byonyine nibyo bizahagarika ino mivundo duhura nayo kuri iyi si y'abazima. So ndabakunda cyane, ni Ibra Rwanda, ariko mbere y'uko ngenda nashaka kubamenyesha ku muntu ufite apatimenti hari ko yagana muri IRCS bakaba babasha kuba bamufasha kuyibungabunga muri serivisi z'isuku batanga. Nomero mwababonaho ni 0791 76 49 26, wabandikira kuri WhatsApp, wabahamagara bakabasha kuba baza kubungabunga kwa apatimenti zawe binyuze muri serivisi batanga. Izo serivisi reka nzibarebere, harimo kwita ku makaro, harimo kwita ku marangi y'inzu, ibirahure byose nyine ni deep cleaning. Tumubagane babafashe. Imana ibarinde, ndabakunda, ntiwibagirwe gukora subscribe.